neza nshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, twishimiye kubana namwe. Ikiganiro ni amahitamo yanjye, nge mubana nawe muri iki kiganiro ni Claude Muhirwa. Nk'ibisanzwe rero, mu kiganiro amahitamo yanjye tuganira n'abantu bagiye batandukanye, abatumirwa tukabatumira bakatuganirira ku mahitamo yabo baba baragiye bahitamo umunsi ku wundi kuva bakiri batoya kugeza ubu ngubu bamaze gukura. Ngiye kuganira rero n'umukobwa muri kubona kuri screen zanyu, akaba yitwa Eva. Eva, nkwaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, Mm, tumeze neza. umunsi wanyu wagenze gute? Bimeze bite muri rusange? Umunsi wagenze neza, cyari ikirere kiringaniye n'akavura kari kujya kagwa muri iyi minsi. Akavura kari kugwa muri iyi minsi. Tugahe ikaze rero mu kiganiro amahitamo yanjye, by'umwihariko kuri Rwanda 24 TV. Yego, murakoze kumpa ikaze, nanjye ndabishimiye. Ikiganiro ni amahitamo yanjye. Usanzwe ugira amahitamo mu buzima busanzwe? Yego, ngira amahitamo. Nka Eva noneho iyo yumvise amahitamo yumva iki? Eva iyo yumvisha amahitamo, numva nyine ubundi amahitamo agizwe n'ibintu bibiri, ikintu cyiza n'ikintu kibi. Yego. Rero njyewe iyo numvisha amahitamo mba numva ko ari ikintu cyiza, nyine uhitamo ku kintu watekerejeho igihe kinini, ugafata umwanzuro ukavuga ati reka ngire amahitamo. Yego. Noneho Eva akiri muto ni ayahe mahitamo yaba yaragize mu buzima bwe? Njyewe nkiri muto, Mm, muri njye nyine numva nshaka nyine kuzagira amahitamo meza azatuma mbaho neza mu buzima bwanjye. Yego. Nkumva nzahitamo icyiza, nkumva nzaba umuntu, nkumva nshaka kuzaba umuntu wifite, Wishoboye muri make, wishoboye. wigize. niyo ntaba mfite ibya mirenge ariko nkumva ko buri kimwe cyose nagerageza kukiha cyangwa Kukiha nta wundi muntu. nta wundi independenceho. Tugiye kwinjira noneho mu buzima bwawe. Ubundi Eva yakuze ari umuntu umeze gute? Eva yakuze ari umuntu ucisha make, wikundira amahoro, ariko akazira umuntu nyine umwiyenzaho. Bivuze ko ushobora kuba wari ufitemo akantu k'amahane. Akantu k'amahane nyine, ariko katewe n'ikintu runaka. Twagendanye neza sava, ariko nyine hajemo akantu ko kunyiyenzaho bikaba bibi. Tugiye komeza tuganira, ariko uraza kugerageza kwiyegereza mikrofone kugira ngo tuze kuza kumva ijwi ryawe neza. Urakuze uri mutoya, ari umuntu ugira amahoro ariko udakunda abantu bakwiyenzaho. Ababyeyi bawe ni iki kintu wibuka ushaka kuba we warashatse gukora nka Eva, ariko bo bakakubwira ngo ibyo bintu ntabwo ari amahitamo yawe, bireke? Nawe narashatse gukora. Ukuntu iyo umuntu akiri umwana ngo murambuza uburenganzira bwanjye, murambuza ibi n'ibi n'ibi, tukabyumva nk'aho ababyeyi batubangamiye, ariko nyine wari wumva ushaka kubikora. Ni nk'iki? Nyine ababyeyi ba kera nyine yumvaga kuri we nyine wahura iruhande rwe. Niba akubwiye wenda ngo kora iki ibi n'ibi, akumva nyine wahura muri kumwe ukora uturimo, waturangiza ukaguma mu rugo. Rero hari ibintu byajyaga biba ku ishuri. Yego. By'amakarabu. Njyewe nkaba narakuze ndi umuntu ukunda gukina filime, nabona n'abakinnyi ba filime wenda baje nko muri karitsiye, umva nkiruka nkajya kureba. Rero umunsi umwe haza amarushanwa yo gukina amatiyatire nyine, tukajya tujya ku kigo, ariko nagera mu rugo ngasanga mama yarubiye. Agakoni hafi. Agakoni hafi akagutonganya, kandi nyine ubona uzira ubusa, nkumva nyine ko ambujije uburenganzira bwanjye,
ariko nyine we yabaga afite impungenge umwana yagiye aha ibi n'ibi nyine ntabwo yabyumvaga neza, ariko nyuma yaje kubyumva nkajya njyayo birarangira. byangije iki noneho kuri ayo mahitamo ya Emma, kuba nyine batarifuzaga ko ibyo bintu bijyamo kubera impungenge? Niki kintu byagizeho ingaruka ku buzima bwa Eva? byatumye bimvamo, byagiye bimvamo, numva nyine ko ari ibintu cyane nk'iyo ubonye umubyeyi ikintu atagishyigikiye bigeraho ugacika intege, ndavuga nti nzajya mu bindi bishoboka nyine bitamubangamiye. Yego, umaze gukura, urangije primaire, urangije troncome, tugeze muri superiere, ujya guhitamo ibyo kwiga, ni wowe wigira inama yo kubyiga? Ni ababyeyi? ni leta yabikoherejemo? byaje gute? ubundi wize ibiki? njyewe nize veterineri. narakoze troncome ndatsinda, bampa kwiga mege. noneho bamaye kwiga mege, mama arabireba aravuga ati ibi bintu rwose ntabwo mbishyigikiye. niwe waneye courage ambwira ati genda ge veterineri, bigenda gutya na gutya, kuko byari nk'umwuga, kandi umwuga buriya ugenda urushaho kuba mwiza, ntabwo uhwana n'ibindi bintu. agenda binyumvisha, ngenda gutyo. Yego, ku ishuri babanza no kugorana, nkumva nyine ntabwo ndi kubyumva neza. ko ndabyibuka ku ishuri hari amasection menshi, amaforesti, agronomy n'ibindi. mfata umwanzuro wo kujya kwiga muri forest. yego, mbwira mama nti veterineri rwose yananiye. arambwira ati ntabwo byakunda, subira muri veterineri uzagenda ubishobora. ubwo mpita mfata umwanzuro gutyo, ndagenda ndayiga nyikunze, mbona ndabishoboye. urabishoboye. bivuze ko no mu guhitamo ibyo wize, umubyeyi wawe still yakomeje kubigiramo uruhare? mama wanjye yabimpitiyemo. yego. noneho umaze kurangiza ishuri, niki kintu wihitiyemo none ukavuga ngo njyewe nka Eva rwose kino kintu nyihitiyemo nkanjye? ndangiza ishuri hagiye haza utuzi dutandukanye. yego. noneho njye ubwanjye ndavuga nti nabona abandi bagiye bakora amaveterineri bakirangiza ku ishuri bakaguma muri opsiyo zabo, nkabona bibabeshejeho kandi babayeho neza. ndavuga ati nanjye opsiyo yanjye ngiye kuyikurikirana, nyikomeze nk'uko nayize. yego. bikomeza gutyo, nanjye ubwanjye nigiriye amahitamo, kuko narangije ishuri nyikunda, bitewe n'amastage umuntu agenda abona. ukiri ku ishuri ukakora agastage, ugakorana n'umuntu ugukoresha, akaba yaguha 2, 5. ukabona utangiye gufata ku dufaranga. ngenda nyikunda. ubundi nasoje ishuri indimo pe. kugeza uyu munsi none wowe twavuga ko Eva ari umukobwa uhagaze ute? Eva ni umukobwa, ntabwo navuga ngo ufite ibintu byinshi cyane, ariko ni umukobwa wimenya, ufite nta kintu ndependinga ku bantu. ndagerageza mu bushobozi mfite nkifasha cyangwa wanjye. nyine iyo bigenze gutyo, ubundi uvuga ati ibindi bizaza ari inyongera, ariko iby'ibanze ngerageza by'ibanze nzaba nagerageje kubikemura nkanjye ubwanjye. muri quartier, kubona umukobwa nkawe ugerageza gukora ibyo wize, noneho please, abaturage mubana muri quartier, mu mudugudu, bagufata gute? ku mukobwa biba bigoye. umukobwa niba umuntu aje kuguhamagara ngo inkangi yarwaye, ukagenda tu, ariko urinda ugera mu rugo ataremera ko uri bubikore neza, uri buze kubikora neza. ariko iyo umuhaye ikimenyetso bigenda biza. ndabyibuka nyitangira, bajyaga baza uravura, ubusa urushinge urarutera,
ariko babonye nyine napurika inka igakira igakira. bikagenda neza, bagiye bamenya nyine ko abakobwa bashoboye, cyane ko njyewe nk'umuntu dukorana ni umugabo, ni umuntu ushobora kugenda akifata n'inka ari umwe. Rero nanjye iyo ngiye nkakora mu bushobozi mfite nkabikoresha bigenda neza kandi ntihazemo icyuho, yaba umugabo arampamagara, yaba umubyeyi akampamagara, n'umukecuru byagenze neza bagenda babimenyera. Urubyiruko rero tugeze noneho ku rubyiruko, dutinya akazi, dutinya gukora ibyo twize, rimwe na rimwe bakanasuzugura n'ibyo dukora. Abo mu rungano rwawe noneho bo babona ibyo bintu uri kubikora, bagutekerezaho iki? Bagufata gute nka Eva? Cyane cyane ko urubyiruko rushaka kubaho neza, rushaka kwambara neza, abajama bashaka gutereta abakobwa beza, abakobwa bakeneye abasore b'ababogari, ariko ntibakunde gukora. We noneho iyo muri kuganira nta rucantege uhura narwo mu byerekeranye n'urungano rwawe? Ibyo byambayeho inshuro nyinshi. nk'ubu ari nk'ubu hari igihenge nkorera mu cyaro, kuko section yacu gusaba gukorera ahantu mu cyaro, mu baturage. Yego, nshobora nko kuva nk'aho nkorera najya nko mu rugo nk'i Kigali, cyangwa ngiye nko mu rugo gusura ababyeyi, umukobwa we aba i Kigali, aba i Kinigi kandi uba mu cyaro. Rero n'abandi bo muri karitsiye uba wumva baguca intege, iyi section yawe sinayiga, ku bantu umuntu nyine uba wumva ataba mu cyaro. yego, inyoburija kuba mu cyaro ntabwo nabishobora, ntabwo bugira njye kujya kumva baravuga ati ntinyi ingurube, ntinyi inka, ati se ntibyagukanda, bakakumvisha ukuntu ukora ibintu bikomeye, ukora ibintu by'abagabo bigoye. Ariko kuri iyi si turiho uyu munsi uragerageza, kuri ino si ni ugutinyuka. Niba ngize amahirwe nkabasha gukora nkaguma muri opsiyo yanjye, ngomba kubibyaza iki? Umusaruro. Ni amahirwe kuri njye nabonye nagiriwe, kuko abantu hari abo twiganye muri za trokome bize ibintu bitandukanye, kandi n'ubu nta musaruro birabaho. Rero nkanjye nk'urubyiruko, ikintu nyine nabwira nk'abo baba bumva ikintu cyose ukoze ugikunze pfa kuba ubibonamo inyungu, yego, uba usabwa kugikora. Pfa kuba nta kintu gitwaye, cyane nk'ikintu ubona kiri busapotinga abantu benshi, ubona gifite igihugu akamaro, yego, ubu utegetswe kugikora kandi ukagikora neza, ukagikora ugikunze, ukagikorera ku ntego. Ukagikorera ku ntego. Nk'uko rero muri kugenda mubyumva tuganira na Eva, ari kugenda tuganiriza ku rugendo rwe yagiye agira, uhereye kuva mu bwana bwe kugeza akuze, ari gukora ibyo yize kandi akabikora neza. Yagiye atuganiriza rero ko mu rugendo rwe yagiye ahura n'abantu benshi bagiye bamuca intege, abandi bamwereka yuko ibyo ari gukora atabishobora, ari imirimo y'abagabo, ariko ntabwo byamubujije gukomeza guhatana no kurwanirira ibyo we akunda cyangwa se yahisemo nka Eva. Tugiye rero kujya mu karuhuko gato cyane, tuze ubundi twinjira mu kindi gice gisa nkaho ari igice gisoza, noneho twinjire muri kariyeri ye nyirizina, tuganire noneho ku byo akora, ubundi serivisi atanga ni izihe, abaturage bungukiramo iki, we nka ubwe bimaze kumugeza hehe, ese intumbero afite ni iyihe? Tugiye kujya rero mu karuhuko, ubundi tuze twinjira muri icyo gice gisoza.
nyuma y'akaruhuko tukaba tugarutse n'ubundi mu kiganiro amahitamo yanjye. Niba aribwo ukijya kuri screen, turi kuganira n'umukobwa witwa Eva ari kutuganiriza kuri amwe mu mahitamo yagiye atubwira rero uko yagiye azamuka ndetse n'imbogamizi yagiye ahura nazo. Niba rero wifuza kuba watanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ushobora kujya muri comment ukaduha igitekerezo cyawe, uko ubyumva, icyo ubona cyahinduka ndetse n'icyo twagerageza kongera. kandi nanone niba wifuza yuko tuzabana nawe mu kiganiro amahitamo yanjye, ibintu biroroshye, nyarukira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, ni Rwanda 24 TV, haba Instagram, haba Facebook, LinkedIn ndetse no kuri YouTube, cyangwa se ukatwandikira kuri 0714141281, ubundi ukazaza tukaganira nawe ukatubwira amwe mu mahitamo wagiye ugira. Eva, tugiye gukomeza noneho tuganira ku mahitamo yawe. yego nta kibazo. Twagiye tureba ibyagukomye mu nkokora, challenge wagiye uhura nazo. Noneho tugiye kwinjira mu kindi gice gifitanye isano noneho n'ibyo uri gukora. Watubwiye ko ubu ngubu uri gukora akazi k'ubuveterineri, ariko ushaka kuvanga n'ubwa agronomy. Yego cyangwa ndibeshye? ubuveterineri bushamikiye ku bworozi n'ubwa agronome burimo. N'ubwa agronome burimo. Tujye guhera none ku gice cy'ubuveterineri. Ubundi iyo umuturage aje akugana akubwira ko afite ikibazo ku matungo ye, ni ibiki bintu by'ibanze muheraho? umuturage ubundi iyo afite ikibazo aza nyine yataye nk'umutwe nyine, na akenshi nyine iyo afite nk'itungo rirwaye aza ari kuri puresha, nawe urabyumva, kuko akenshi iyo umuntu yoroye itungo igihe kiragera akaba ari nk'umwana ufite mu rugo. Yego. Rero bakunda amatungo yabo, iyo umuntu yoroye aba akunda n'itungo rye. Araza akakubwira ikibazo rifite. Ikintu cya mbere mpita nitabira ni ukumukurikira, nkajya kurireba nyine nkarisuzuma ndireba, kuko twe niko nyine bigenda, nkamufasha. Yego. Ibyo nibyo by'ibanze dukora. Ibyo nibyo by'ibanze mwihutira gukora. Noneho tubwire nyine ku muntu utazi veterineri, iyo ageze aho itungo rirwariye, ni gute ahita yitwara nyine? Tubona ukuntu nk'iyo umuntu ageze kwa muganga, ukuntu abaganga ubona batangira gukora process zabo, kandi namwe muri abaganga usibye ko muvura amatungo. Cya kintu wigize gukomozaho gituma bashobora no kugusuzugura yuko utanabishobora, iyo ugeze kuri tere nyine, nicyo kintu wa muturage cyangwa se abandi baturage bahita babonamo Eva. Njye ngeze kuri tere, cya mbere niba aje kumbwira, cya mbere nkora ni ukwambara imyenda yabugenewe y'akazi. Tukagera kuri tere, ndabanza nkasuzuma. Yego. Niba mbwiye tuvuge ni nk'inka, ari kuvuga ati inka yanjye ishobora kuba irwaye ikibagarira, ntabwo iri kurya, nigize gute. Ikintu nkora bwa mbere nkihagera ni ukuyipima umuriro. Ndareba nkashyiramo termometre, nkareba, nkakurikiza nyine process nk'uko twazize, nk'uko mwazize. Uyu munsi wa none iyo umwana w'umukobwa akubonye uri kuvura amatungo, ubona abyakira ati, cyangwa se yakwegereye akuganiriza iki? Muri quartier hari, kuko negereye ikigo cy'amashuri, nk'urugero hari ahantu nigeze njya kuvura, hari umwana w'umutoronkome ugiye gukora examen, arambwira ati njyewe nkunda kubona umukobwa w'umuveterineri ari kwa Afrika ari gukora, ati rwose nanjye nibyo nzasusha, ati numva mbikunze.
ubwo nangira kuri step ya mbere ndeba ubona byamunejeje akambaza nkamusubiza nyine uwo ibigaragara byari bimunejeje avuga ati njyewe mbonye umukobwa utera urushinge ufata inka ugira gutemba numva ari umuntu ukomeye kuri njyewe. Urumva hari n'abandi baba batabyumva akavuga ati njye sinakirirwa nkandagira mu mase sinakirirwa ubwo si nk'inkandagiye kumva nyine n'ubwo bwoba afite ubwo bwoba. Bamwe barabyumva abandi ntibabyumva ku mugani wa yamvuga ngo bamwe barabyemera abandi bakabihakana ariko abenshi abo nagiye mpura nabo iyo ngiye nyine baba babona bibanejeje. Ababyeyi rero bumva ko umwana w'umukobwa adashobora kwiga imyuga n'ubumenyingiro ahubwo yumva ko biriya bintu ni iby'abahungu, biriya bintu uyu mukobwa wabigiyemo ahita abikirara buriya azahita aba indaya byacitse. Iyo umubyeyi cyangwa se ababyeyi batekereza uko nguko muri kano kanya n'iki kintu wababwira ushingiye noneho no kuba hari ibyo wowe umaze kuba wageraho? Nk'ikintu nabwira ababyeyi buriya abakobwa nitwe bantu ba mbere basuzugura kuva na kera baherekera badusuzugura ariko iterambere tugenda tugeraho bagenda babona ko umukobwa ntaho atandukaniye n'umuhungu. Kuri iki ikintu cyose umuhungu yakora umukobwa aragikora. Urabibona no mu buyobozi usanga higanjemo abakobwa. Nk'urugero nk'iyi veterineri y'iyi section sigaye irimo abakobwa gusa bitewe n'uko ibyo abahungu bakora n'abakobwa baba babishoboye. Rero ntazagira umubyeyi ukumira cyangwa limita umwana we ikintu ngo ni icy'abahungu. Oya, buriya hari ikintu batazi. Buriya nk'umukobwa w'umumotari nk'urugero natanga amafaranga abona nyine abagabo abasore babumva ari ikintu cy'igitangaza, babumva ari ibintu byiza, babumva ari agashya kuri we kuba ari umumotari n'ibindi. Rero ni uko ubu uri kumwima amahirwe iyo uri kumuca intege ku kintu yakora nk'umukobwa kuko amahirwe ahita aza yiruka. Urabibona kuko nkanjye nagiye mpura nabyo. Niba ngiye kuri tere nkapurika nkavura itungo rigakira nkaryitaho nkarisura nkariha keya mu buryo bwose bushoboka, icyo kintu kiremamo ababyeyi icyizere bakavuga ati uyu mukobwa rwose arashoboye n'ahataniye n'abagabo cyangwa uri gihe ubyitwaramo neza ugakuba kabiri uko umugabo yari kubikora. Rero niba agaca abana intege bajye babaha kuraje babamotive kuko nta kintu umuhungu cyangwa umugabo yakora umukobwa cyangwa umugore atakora. Mujye mubaha kuraje, ibyo bituma nyine umuntu yumva akomeye nawe akajya mu kintu yumva afite kuraje. Ubihuza gute rero niyo hajemo agronomy? Muri agronomy umuntu agenda abona amahugurwa ku ruhande. Hari igihe umuhinzi aza akakugisha inama nk'abahinga inyanya bimeze gute, inyanya zanjye zabaye gutya, mfasha gutya, umugira inama bitewe n'amahugurwa umuntu agenda abona, cyane ko n'imiti umuntu aba ayifite ukamufasha nyine mu buryo bumwe n'ubundi akabona resulta nzima. Yego. Uri umukobwa wikorera winjiza amafaranga tutitaye ku ngano yayo kuko ntabwo twayamenyera nubwo tunayazi. Ntabwo abasore bagutinya kuba bakwegera bakwapurocinge dusura umukobwa kwa kanaka wamushoboza iki? Ntabwo ubyitwaramo gute niba icyo kibazo ujya uhura nacyo? Ni nabyo nari kuvuga. Buriya uri umwana w'umukobwa ugahitamo gukora bizinesi yawe utitaye nzahoramo n'ibi bibazo, nzahomba se, nzabura abakiriya, wowe ubwawe ukiha icyizere. Yego. Ubu nkanjye aho nkorera pe ntaba mbeshye, nta muntu ujya unsuzugura cyangwa ngo anyubahuke mu buryo bumwe n'ubundi, cyangwa ugasanga kwa kundi abagabo ukumva yaguseye iki yanshukisha se. Nta kintu yanshukisha mu mafaranga make mfite. Wenda nshobora kwiha buri kimwe nubwo bitaba ari birenze
ariko umuntu ukubonye cyane cyane w'umugabo cyangwa umusore niyo ubwo wowe ubwawe uzi make winjiza bo baba bumva ari menshi kuvuga turiya mukobwa wikorera se nta mushobozi iki, umukobwa wikorera se sinajya amubwira ikintu ngo iki, babahungu bafite iyo myumvire nyine kumva ko ngo yajya gutegeka. Ntabwo bituma se batinya kugutereta? Urumva ntabwo umuntu wese uwo ari wese yagutereta, baba bumva nyine hari abumva kurenza mu bundi buryo. N'uwaza rwose aza ubona byamugoye yabuze nk'aho cyangwa wanamwemerera kumva ko umubeshya. Rero bumva ko uri umuntu ukomeye, umuntu wihagije, wimenya buri kimwe. Niba ukwezi gushize inzu ukayishyura, utuntu twose tutubeze ukagenda udukemura, bumva ko nyine atagushobora. Mu minsi ishize uherutse kwitabira amarushanwa yahuje urubyiruko mu karere ka Nyanza. Yari amarushanwa ashingiye ku ki? Yari ameze gute? Yari amarushanwa y'imishinga. Urubyiruko nyine wateguraga umushinga wawe ukawusobanura. Byahereye ku rwego rw'umurenge. Bagenda urawutanga bakawukontorora, wagira amahirwe cyangwa waba wujuje ibisabwa ugakomeza. Niye experience wakuyemo mu mushinga wawe cyangwa se mu guhura n'abandi bafite imishinga igiye itandukanye? Ikintu cya mbere ni ukwitinyuka. Ikintu cyose uko cyaba kiri witinyutse, wakize ku buryo uri bushobore kugisobanura. Si gusobanura nyine imbere y'abantu, ugasobanura ibyo uri gutanga cyangwa ibyo umushinga nyine muri rusange. Ikintu cya mbere experience nakuyemo ni ukwitinyuka, ukamenya ko ushoboye, n'iyo byakwanga bikanga ariko wagerageje. Nabonye abatsindiye ibihembo bya mwari abantu 10, urubyiruko 10, ariko ubona umubare munini wari abakobwa. Kubera iki? Buriya umuntu nashimira cyane cyane ni Perezida Paul Kagame. Buriya yagiye aduha amahirwe kenshi cyane. N'ubu aracyadushishikariza ko nta kintu umuhungu yashobora umukobwa atakora. Rero icyo n'ubu kiracyatuyobora, uragenda wumva nyine ufite confidence, kumva kuri busobanure icyo umuhungu yasobanura n'umukobwa yagisobanura, ukagisobanura bikagenda neza. Iki kintu cyaguteye ubwoba ubonye wahuriye n'abandi bantu bagiye batandukanye, ukareba uko bapicinze, byanze bikunze nta muntu utagira ubwoba? Niki kintu nyine wabonye ugahita uvuga ati hano hantu ni matambuke ndashima? Ubundi ukinjira ku bajaji nyine twatangiye gusobanura, nagiye mbona abantu benshi bafite amasampo menshi. Nyine abantu ukabona bateguye pe, watekereza n'ibyo ufite we wateguye ukumva naho biri buhurira, ariko ukiyumvamo ya confidence nyine uko biri kose, uko nabiteguye ndabisobanura gutyo. Nabundi ubwoba ntibwabura, ariko iyo intego uyifite, warateguye ibintu byawe neza, nta kabuza urabisobanura ugatsinda cyangwa ugatsindwa. Tugiye kugana ku musozo, nubwo wenda mushobora kuba mutarabona ibihembo byanyu, ariko uri expecting iki ko numara kubona ariya mafaranga watsindiye azagufasha iki? Nundi nafite gahunda yo kuzagura imashini ikora ibiryo by'inkoko. Rero n'ubundi nibyo nzakomeza nkajyamo, nzagura imashini, ngure ama-product najya nifashisha, ubundi nkora ibiryo by'inkoko by'uruganda nyine bifasha abakiriya banjye. Njya ngira abakiriya nyine babimbaza, babigura bibahenze, nyine mbibabonere ku giciro gito kandi bitabagoye. Yego. Uyu munsi wa noneho Eva yabonye ari umukobwa umaze kwiteza imbere, umaze kugira urwego runaka ageraho, niki kintu Eva yabwira urubyiruko
ikintu cya mbere nabwira urubyiruko ni ukugira intego. Buri ibyo dukora byose nta buzima butagira intego. yego. Icya kabiri ni ukwiyubaha, kwihesha agaciro, kumva ko mu byo ukoze byose ugomba kwiyubaha na disipurine nyinshi, ibyo bitarimo nta hantu wagera. Ikindi nababwira ni ukwitinyuka. Niba ufite ikintu runaka uteganya, kige neza, urebe ibikenewe, urebe ibisabwa, wegere amabanki uguze ugira ute, ariko umutinyuke nyine, kandi munasenga, byose ni Imana. Byose ni ukubera Imana. Ikintu muri kano kanya wabwira ababyeyi bawe cyangwa se abakurera muri rusange ni iki? Icyo cyo kiba ari kirekire. Ikintu nabwira umubyeyi wanjye, mama wanjye, ikintu cya mbere namubwira ni uko mukunda. Ikindi cya kabiri ni uko nzahora iteka mushimira ku bwa section yamitiyemo. Buri gihe iyo ngize nk'akantu keza gaturutse kuri section yanjye, mpita nibuka mama wanjye, nkumva koko mama wanjye ni mama wanjye, akabura nikaboneke, ni nyina w'umuntu, niwe muntu uba ugutekerereza ikintu cyiza buri gihe. Rero ahari hose arabizi, ndamukunda. Rwose mama wa Eva, niba uzabona iki kiganiro rwose uzamenye ko umukobwa wawe rwose agukunda, ugize amahirwe, uri mu babyeyi bakeya babibwiwe. Harimo abana batajya babwira ababyeyi babo ko babakunda. Ubutumwa noneho ugenera abantu muri rusange bwaba ari ubuhe? Muri rusange cyangwa se abakurikira Rwanda 24 TV ikiganiro amahitamo yanjye. Nk'abantu bakurikira iki kiganiro kirimo inyigisho. Ni icya mbere, haba harimo ubuhamya bwinshi butandukanye, haba hari umuntu uhuje amateka, ukumva nyine ni we bavuze. Nk'umuntu yatambutse urugendo rwe ukumva rurasa n'urwawe. Rero abagikurikirana bagikurikirana, ariko bakuremo n'inyigisho bitewe n'ibiba byahavugiwe. Yego. Abakurikirana amahitamo yanjye kuri Rwanda 24 TV, mujye mukurikirana ariko murakuramo inyigisho. Reka rero namwe dukomeze tubashimire, mwe mudahwema kutwereka urukundo, mudahwema kutugaragariza yuko mutwitayeho, mukurikirana gahunda zinyuranye za Rwanda 24 TV. Uyu munsi twaganiraga n'umukobwa witwa Eva, akaba ari umuveterineri w'umukobwa ukiri mutoya, ariko uri kugenda yiteza imbere, yinjira mu gisata cya ba rwiyemezamirimo bakuru. Rero reka dukomeze tubashimire, mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, kandi Eva nawe tugushimire. Yego, murakoze. Turizera ko ubutaha nitubatumira noneho ngo muze muganire natwe, n'ubundi muzaza nta kabuza. Turahari nta kibazo. Rero ikiganiro cyacu kigeze ku musozo. Ngiye mubana nawe muri iki kiganiro nitwa Claude Muhirwa. Ikiganiro amahitamo yanjye nakagaruka.